kimwe nuko turimo kuvuga uyu munsi rikorerwa abari abategarugori abana b'abakobwa ariko tuzi neza ko hari n'abagabo bahohoterwa nkuko bisanzwe. Uyu munsi habaye umuganda usoza uku kwezi kwa 11, twateye ibiti, twakoze imihanda, twifatanyije n'abaturage benshi, abafatanyabikorwa, urubyiruko ndetse n'abanyeshuri bari hano mu mujyi wa Rwamagana. Yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane rikorerwa abagore n'abakobwa. Ifandwa TV, Factory Rwamagana TV. Yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane rikorerwa abagore n'abakobwa. Ni kuvuga rero nimba igihugu cyacu kifatanyije n'isi yose, natwe nka Rwanda Women's Network dufatanyije n'akarere twatangije ubukangurambaga aho tugiye kumara iminsi 16 tugenda ahantu hatandukanye, yaba kwigisha, yaba gufasha abahuye n'ihohoterwa, yaba gushishikariza abantu kugaragaza ihohoterwa bakorerwa, yaba batanga serivisi nabo bakamanuka bagatanga serivisi ku bahuye n'ihohoterwa kugira ngo dufashe wa muntu uhura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane rigaragara ko rikorerwa abagore n'abakobwa cyane cyane mu gihugu cyacu. Ubundi Rwanda Women's Network dusanzwe dukora ubukangurambaga, yaba ari mu muryango mugari, yaba gukorana n'inzego z'ubuyobozi, aho dufatanya mu kumanuka kwegera abaturage mu gikorwa navuga cyitwa GBV Mobile Clinic kugira ngo bahabwe serivisi. Buriya bigaragara ko hari abadatanga amakuru kuko batamenya koko bahura n'ihohoterwa, ariko hari n'abandi batinya kwegera ubuyobozi kugira ngo babakemure ikibazo. Rero turashaka nk'ubuyobozi twegera abaturage, noneho hari n'imiryango tumaze iminsi duhugura kugira ngo tuyishishikarize. Buriya umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana, abo bose turagira ngo nabo dufatanye nk'abantu baciye mu ihohoterwa bakigishwa, bajye gutanga ubuhamya mu muryango mugari kugira ngo bakangurire n'abandi, banafashe n'abandi bakiba mu ihohoterwa kuba barivamo. Murakoze. Buriya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifite impamvu zitandukanye. Hari aho riba kubera kutumvikana ku mutungo, hari aho riba ritewe no kuba abantu bumva bafite ububasha ku bandi, kuko iyo tugiye nko ku bana baterwa inda cyangwa babandi bakwa ruswa, nuko ufite ububasha yumva yamukoresha ibyo ashaka. Rero ihohoterwa rishingiye ku gitsina hari amakimbirane ari mu miryango, hari ubusinzi, hari uko kutumvikana ku miryango, usanga bitiza umurindi ryahohoterwa rishingiye ku gitsina rikiyongera muri uyu muryango wacu nyarwanda, kandi tubona ko biri kugira ingaruka. Aho tubona nko mu karere ka Rwamagana inda ziterwa abana b'abangavu ni nyinshi. Rero turashaka gukora dufatanyije twese hamwe, nkuko intera ari tujyanemo kandi tugumanemo, dufatanye urubyiruko, ababyeyi, abayobozi, twese tujyanemo kandi abantu bose bumve ubu butumwa ko bibareba mu gukumira no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ni ukuvuga ngo iyo umwana atanditse mu irangamimerere, hari uburyo
ashobora kubanza kujya mu mategeko koko akagaragaza ko uwo ari se. Igihe uwamubyaye nka se abyihakana, turabizi ko hari ikigo cy'igihugu gipima DNA. Aho ngaho iyo ubuyobozi buriya Isange One Stop Center ishobora kumufasha, n'ubundi buyobozi iyo agiye kuri maje bashobora kumufasha bakamukorera ibiganiro, kuganirizwa, ubukangurambaga bukorerwa ku bantu bose kandi kurengera abantu harengerwa abantu bose. Ifandwa TV Factory